bakizwa n'Imana ubuzima urimo n'Imana imbaraga z'Imana zikorera mu itorero guhindura ubuzima zirahindura ubuzima n'ubwanga bari mu itorero ntimuhumure ntibacogora ntibahagarike umutima uri mu itorero ariko buriya yobo ntiyari arimo rikomera hagati ibyo muvuze simbi bemere ko muvuze ukuri sinzikuraho kubinyanga umutima wanjye ntuzagira icyo umushinja nkihomera icyo namaze kumenya se turi mu gusoza nuko namenye ko uri mu itorero ntagire ubwoba nimba hari uri mu itorero abakurikiye gusengerwa iki kiganiro tuzakigarukaho ariko ngiye mfashijwe hariho abantu benshi batasobanukirwa itorero icyo ari cyo ariko abantu byibuze abantu bashe kubyumva hari abari mu bitora kumva ngo ni idini cyangwa se ni icacu ukuntu cyangwa se ukuntu ariko itorero ni nge tunakosore n'abantu biyemera ko bafite idini ryiza kuruta iry'abandi kuko niba ari n'ahantu ya satani no mu idini bamwe ariko hakaba n'imbaraga z'umwuka Imana ishimwe zirinda rero Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora ntabwo nkwiye kujya niganyira ibaze uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka y'ukwihora imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo rukwiye ungishibingwiriye umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro ifite umutima w'urukundo rw'ibintu ungishibingwiriye umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi angerera urumwe ajya nyikorere imitwaro niwe data kandi niwe mama kuko kwajya ntunga buri munsi ajyana mira muri byo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano mana yanjye komeza unyumva utaramire neza icyo ore ni zeri ijambo wambwiye sinkabu
amaboko yawe mana umima tarawizemo shima Yesu kugeza igihe uzaza kunya no mu bikomeye no mu bikomeye biriho Yesu we unamurira amaboko yawe umima ragakunuka kugeza igihe uzaza kunya no mu bikomeye no mu bikomeye biriho unamurira amaboko yawe umima ragakunuka kugeza igihe uzaza kunya haleluya yes no mu bikomeye biriho unamurira amaboko yawe umima ragakunuka kugeza igihe uzaza kunya umbimaraga umbimba ragakunuka awe kugeza igihe uzaza kunya Imana ishimwe Imana ishimwe abadukurikiye inshuti z'umusaraba abakunda gusengerwa abari ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze muri kano kanya mu mwanya w'ijambo ry'Imana mu mwanya twari turimo turamye duhimbaza bakuze Imana bakiriye Imana ishimwe Amen. Sirasura turashima Yesu no mu bikomeye Yesu arahari no mu bikomeye biriho Yesu unamurira amaboko yawe nadine mandora kwasine agakunuka kugeza igihe uzaza kunya Imana ishimwe abadukurikiye njye nitwarira Imana Werarisi nkunda gusenga sengera muri ADPR amen sira bose njye nitwishimwe Serasi nkunda gusenga nsengera muri ADPR nanjye yego turi kumwe n'umuyobozi wacu nawe amen nitwa Vedaste Ndakimana nanjye nkunda gusenga mbarizwa muri ADP muri paruwasi ya Gatare iyo bavuga paruwasi ya Gatare ibigahanga naho rero muri Kicukiro ukawuri n'abandi uvuga butumwa ndumwarimu akaba ari umuvuga butumwa ari umwarimu muri ADPR amen niyo mpamvu tungura umuyobozi wacu ko tuba turi hariya mu kibaya tuvuga ngo utega amatwi amen amen Yesu nashimwe inshuti zagusengerwa tubahaye ikaze muri kano kanya abari ku migabane itandukanye abari muri Amerika abari mu Rwanda abari Dubai ku isi hose ndabizi ko mukurikira gusengerwa tubahaye ikaze muri kano kanya murabona ko twabukereye turahagaze noneho uyu munsi turahagaze ntabwo twicaye kandi ndumva ndi gufashwa wa sini bihe byiza mu bikomeye biriho unamurira amaboko yawe umima ragakunuka ugeze igihe uzaza kunya Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turagushimiye uri Imana ubashura Imana ikomeye uri Imana tuyahera hahera uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa uri umucunguzi wacu uri data wa twese mwiza uri soko imarino uri umwami w'abami uri Kristo uduhetse ku mugongo tambirwa ushimwe Uwiteka turi imbere yawe dusenge umuntu wese ukurikiye gusengerwa ntuzayibona ntuzumva uyu mwanya uzumva iri jambo uzumva iki kiganiro azahemburwe enefo amanda life kizagira aho kimuvana kigira aho kimutereka
mwami Yesu Kristo. Kandi umuntu uzumva arwaye azakire, uzaba arusheremere wazaruhuke, uzaba ufite ibikomere bizashire. Turasenze ngo Uwiteka ubaye natwe muri kano kanya, tugushimire ko kumwe natwe muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti. amen amen. Bene data, nshuti z'umusaraba, abari kure n'abari hafi, turashimira Imana kuko iduhaye akanya k'abakozi b'Imana kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Kandi ni amahirwe n'umugisha ukomeye tugize wo kongera kwibukiranya ku ijambo ry'Imana. Reka twibutse abantu ko mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga, harimo n'ubushobozi, harimo n'ububasha. Bibutse ko Imana yitwa Rurema. Rurema. Tugiye kuganira gato ku ijambo ry'Imana, ariko kandi rishingiye ku mbaraga z'Imana. Imana ntigereranywa, nta n'umuntu irihariye kabisa. Irihariye, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana ikingura ntihagire ukinga, ni Imana irema ikaboneka. Yo, nta n'uwayibwira ngo urakora iki, ngo ikora ibyo ishaka mu ngabo zayo. Niyo mpamvu rero tuyishimiye kandi tuyiha icyubahiro. Imana iragikwiriye. Bibiliya ivuga ngo abantu bajya kuvuga ijambo ry'Uwiteka babanze bave mu bidatunganye, kuko ijambo ry'Imana rirera, rifite imbaraga zose. Kandi tutarasoma ijambo ry'Imana rihindura mu buryo bubiri. Iyo uryizeye ukarigenderamo, rihindura umubiri rigahindura n'umwuka. Ibyo ni ibice bibiri ijambo ry'Imana rikoramo, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Rirabanza rigafata umubiri rikawuhindura, ugapfa rwose mu mubiri, ugapfa kandi uriho, ugapfa rwose pe, rikawica kandi uriho. Abantu bakayobona umubiri ariko warapfuye. Ariko abantu bakibaza ngo umubiri upfa gute kandi umubiri upfa ku cyaha. Hallelujah. Umubiri upfa ku cyaha ugahinduka pe. Hari ingeso wapfuyeho, hari imigendere, hari imikorere, warapfuye. Warapfuye ku cyaha. Warapfuye ku cyaha. Bakura kuvuga ati uyu ni Werarise, uyu ni Vedaste, uyu ni Silas, uyu ni wa wundi. Warapfuye ku cyaha. Warapfuye ku cyaha, warapfuye. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'Imana kuko aho rigeze rirabanza rikica icyaha kamere. Imana ishimwe. Amaboko akavaho kandi uyafite. Kugenda utagira amaboko kandi ahari, nta gikorakora. Umutima ure hari Dawidi yavuze ibintu bibiri. Iravuze ngo unemere undi mutima umeze uko ushaka, ukuremo uyu mutima wanjye, ukure. Urumva ko Imana ifite imbaraga zo gukura umuntu n'umutima kandi ahumeka, igaterura umutima utanyurwa, umutima urehareha, umutima w'amanyanga, umutima ikawuteruramo, ikagenda ikawushyiraho ishaka, ikazana undi mutima. Ntumbaze aho uruganda Imana rufite, ariko mu mbaraga zayo ifite uruganda rw'imitima. Hallelujah. Uruganda ntabwo mbizi. Bene data, nkuko twari tubivuze, aba bantu bahamagawe n'Imana bakavanwa mu ndimi no mu miryango no mu moko atarama, bagashyirwa mu isi, ariko bahacumbikishirijwe n'abashyitsi n'abimukira. Mwakurikiye? Iryo ni ryo torero rya Kristo. Barahamagawe. Icyo ni igikorwa cya mbere kiriho ku itorero, ni uguhamagarwa na nyir'ububasha witwa Uwiteka. Amen. Abo bahamagawe bashyirwa ahantu hitwa mu isi. Bashyirwa ahantu ariko bahabwa misiyo. Muri abashyitsi muri n'abimukira. Pawulo ahita bivuga ngo twebwe iwacu ni mw'ijuru, niho dutegereza. Werarise, reka mubwira ko iri torero rya Kristo ririho. Rimwe action. Twari turi ku ijambo rikomeye cyane rivuga ngo abo bantu batuye muri iyi si, nubwo bafite iryo jambo ryahanuwe bakaba barigendana, ariko bari mu isi. Ku mukozi w'Imana cyangwa umuyobozi wacu, abo bantu batuye muri iyi si kandi bafite iryo jambo, icyatumenyesha yuko bari mu itorero ni ikihe? Reka tubanze twemeranwe ko ari abantu bahamagawe n'Imana.
ntabwo umuntu yaguhamagara gukekeranya ahubwo arakuzi kandi Bibiliya ivuga ngo simwe mwantoranije ahubwo ni njye nta muntu ufite ubushobozi bwo kwitoranya icyakora ikintu nasomye mu gatabo k'umugenzi nuko umukristo nakonye mu hirya nino yambukijwe n'umusare yarageze ku nkombe aho umusare biceri aramwambutsa ariko mwamwambutsa ingoko ko atagiraga urwandiko nta rwandiko arafite ntarwo yari afite icyo rero ni umuntu wihamagaye ariko agenda afite ibintu abuze adafite no wihamagaye kesi yagenda nta rwandiko abafite huye ntarwo yaruga baheze aba yayigwa agatanga kwa mbere aba yarihamagaye umva ariko abantu barahamagawe umva amabwire hari ahantu bakura urwandiko rw'inzira nk'ikimenyetso cy'uko bahamagawe barukura ku musaraba niho haba imbabazi Imana ishimwe kandi urwandiko rutangwa n'abagabo batatu ni Imana n'umwana n'umwuka wera Imana ishimwe rutandukanye n'urwandiko rw'idini Imana ishimwe urwandiko rw'idini ruhabwa na pastori karuhabwa n'umuyobozi w'umudugudu abadiyakoni bose bakarambura amaboko n'itorero ariko bitandukanye ubwo aba bantu bafite ibimenyetso bagendana Imana ishimwe Imana ihimbaza nubwo bacumbikiwe mu isi si igitangaza nubwo bayituyemo ariko muri bo bafite ibintu bibiri iteka nk'uko navuze bagendana bicaranye babijyana mu kazi babitwarana imodoka babijyana mu murima guhinga babijyana mu masomo biga babyicara bacuranga za muziki barabibwirizanya baravuga ngo byanze bikunze turabashyitsa aha n'abimukira Imana ishimwe turabashyitsi n'abimukira amen ngiye itorero rya Kristo iri torero rya Kristo turabashyitsi n'abimukira umuyobozi wacu Werarise turabashyitsi n'abimukira umushyitsi n'umwimukira agomba kwifata ate nk'umuntu uri muri iyi si ari umushyitsi ndatekereza ko mwamaze kwemera ko itorero rya Kristo ari aho noneho rero umushyitsi n'umwimukira kandi umushyitsi agomba kumenya neza ko aho ari umushyitsi akarya nk'umushyitsi akavuga nk'umushyitsi akambara nk'umushyitsi cyane oya niyo agiye mu bwiherero arabaza kuko ntabaza aho ubwira buhereye ntabwo ari iwe ni umushyitsi afite atansiyo kugira ngo ataza kugira ibintu asitaraho ni umushyitsi aho aribyo ngesera umwimukira atandukanye n'umushyitsi kuko ashobora guhatinda ariko akahatinda avuga ati ndimo ndagenda ni umwimukira ndimuka ndava hajya cyane si ngombwa kubimukangurira icyakora mwabiganira avuga ati ndi umushyitsi ariko ndi umwimukira uyu muntu afite ibintu rero muri we imbere kandi kirikomeza ni umuhamagaro yahamagawe Imana ishimwe iri torero ry'abimukira ry'abashyitsi rya Kristo yego iri torero rya Kristo nashaka kubaza ribayeho rite iri torero rya Kristo iyo umuntu ari umushyitsi iri torero rya Kristo ribayeho rite iri torero rya Kristo ribayeho mu buryo bwiza cyane barishimye ariko kandi bw'ibibazo itorero rya Kristo ribayeho mu buryo bwiza cyane ariko kandi bw'ibibazo umva kandi iyo tuvuga ngo ni gute umuntu ashobora kubaho neza kandi ari mu bibazo nicyo kiranga itorero nicyo kiriranga ni umuntu udafite ubwisanzure ahantu ari kandi abufite kuko ni umushyitsi afite ibintu muri we bitari kuri we bwa buryo bwiza cyane si uburyo buri kuri we ni uburyo burimo muri we ushobora kubona kubera impungenge z'icyo wambaye batwara ariko ushobora kubaho neza mu buryo bw'icyo wambariyeho bagatwara ushobora kubaho nabi ugahagarika umutima ku bw'icyo wambaye bashobora gutwara ugahora uhagaritse umutima byo kuntu umeze
ibyo ufite bashobora wanyagwa ibyo wanyagwa imodoka yanjye bayitwara akazi bagatwara umugore bamutwara abana banjye bamegera gute ariko kandi ugarutse none hari uburyo bwiza bw'ibiri muri twe uburi muri twe ni ijambo ni umuhamagaro n'ijwi kandi abantu bose bashobora kuduhamagara ariko bakaduhamagara nabi umuntu akaguhamagarira ahantu atabifitiye ubushobozi ugahora wikanga noneho iri torero rikomezwa n'uwabahamagaye kuko afite imbaraga ntagereranywa ariho nabi ariko ariho na neza kuko ikimuha umunezero si ikiri kuri we si ubuzima bw'inyuma afite ahubwo ni icyo muri we ni ijambo muri we indani Kristo yavuze ngo nzatura muri mwe itorero Kristo ntarituyeho arituyemo ntarituyeho iri torero rya Kristo ricumbikiwe mu isi ariko twibuke ko Kristo haleluya niwe waricumbikishirije kurikesha mwumva imbaraga z'Imana mu itorero Kristo niwe waricumbikishirije arishyira hagati mbaye mbashyize aha mbaye bahaze ejo haba ejo bundi nzabatwara umva itorero mbaye mbashyize aha cyane haba ejo bundi nzabatwara uyu muntu rero nubwo wamukangura avuga ati unkangure cyane cyangwa buke mfite iwacu ntunkange no mu bikomeye mfite iwacu itorero ariko kandi bakoze b'Imana ntabwo dukurikiye imbaraga z'Imana zikorera mu itorero hakaba muri bivuze ngo nyamara bera habamo n'abera baryo habamwe abera muhumure itorero rya Kristo mu itorero twigitiranye n'ikindi habamo abera bari muri ryo siyasi mu bintu menye bikomeye nuko menye yuko mu itorero rya Kristo harimo abera baryo kandi nibahagarika umutima cyangwa bigore kuko Yesu arabareberera ni iki kintu mwambaza ku itorero iyo iri torero kuki ahanini rikunda guhura n'ibigeragezo uranibaza yego iri torero rya Kristo impamvu rihora mu bigeragezo rikunda kigero kimwe kivaho ikindi kiza kimwe kikavaho ikindi kiza no kubera nge naracumbitse iyo nyirinza akeneye gusanura inzu ye hari n'igihe aguharira ukwezi ugezemo nta kugisha inama ahubwo arakumenyesha agakubwira ati noneho uko utinda kuhava azana sima akazishyira muri salo akazana ibyuma agashyira muri salo nkangurikiye akazana ibintu byose agashyira muri salo niye ukwiye kwibwiriza uko tugenda dutinda inaha uko tugenda twanga kuhava niko tugenda dupakirirwaho amasima n'ibyuma kandi nyiriza akabishyira muri salo si iwacu turabafite nabi mukira Imana ishimwe babyumvise azana sima akazishyira muri salo akazana ibyuma agashyiramo akajagari kose watinda akazana umuyobozi w'isibo watinda akazana umutekano ati uyu muntu namuhariye n'ukwezi yanze kugenda wajya kubona igisenge bagikora ariko murabona satani atarasenya abantu b'ibisenge niko nta mahoro yuzuye twabonera mu isi ariko tuhagirira agahenge haleluya kuko Yesu yitaye kuri bya bintu bibiri nababwiye umubiri n'ubugingo itorero rero rigomba kubaho mu buryo bubiri mu buryo bw'ibyishimo ariko no mu buryo bw'ibibazo kandi ibibazo biba mu itorero si iby'intambara n'amatiku abantu bahorana ibisobanura itorero ahubwo bisobanura amatiku y'aho abantu bahoranye intambara z'umukristo zibera muri we gusa ntabwo ari intambara zigaragara ku mugaragaro bariya bavuga ntabwo nemera ko ari intambara z'itorero nemera ngewe ko ari intambara z'abantu itorero rifite uwo bahanganye n'ishitani n'icyaha
ariko imyanya ni iy'abantu si iy'abakirisitu. imyanya ni iy'abantu, ibyubahiro oya ibyo ni iby'abantu. amatiti dore rifite ukuntu ribayeho, bifite nyirari. igikuru gikomeye kiriho ndumva iby'imyanya tutabitinda, ibyo rwose ntabwo twabitinda, Oya. ahubwo igikuru muri byo ni uko itorero rifite nyiraryo, kandi ni Kristo. ni Kristo. ariko ntibari kukubaza ikibazo muri iri torero. sa n'utubwira gace mu bihembo byo mu iri torero. umuntu uri muri iri torero ategereza ibihembo mu ijuru gusa cyangwa na hano? ijambo ryatubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. amen. Amen. mu ijuru nta bwoba bubayo, nta gitera ubwoba. ariko hano duhura n'ibihora bidutera ubwoba. aho rero niho Kristo abwira itorero rye, kandi abwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ni koko nzajya ngutabara, ni koko nzajya nkurengera, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. inzara itera ubwoba, ibigeragezo bitera ubwoba, uburwayi butera ubwoba, kutabyara bitera ubwoba, kubura akazi bitera ubwoba, kwangwa bitera ubwoba, kugambanirwa biterwa ubwoba. ariko nyiri itorero araza akavuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kuko bwira utyo ega kukurwanirira. ego ready mushumba turakwakiriye muri kano kanya. noneho turi ku kiganiro itorero. naho ndikimara cyumba nibwira ko muri kugikurikirana. ariko noneho tukubaza nk'umushumba, itorero rya Kristo ese ni mu rusengero? ese itorero turi aho ngaho tubaganira Kristo, itorero rya Kristo. Imana ishimwe cyane, urakoze kumbwira kumbaza itorero. ni ikibazo cyiza cyane, kandi bene tumvaga bisobanura mu buryo byo bavuze ntacyo nta byo bavuze byari byo, ariko reka nongereho. iyo umbwira itorero gusa niko utambwira yuko hari itorero ry'ababyinnyi, ry'abavomyi, ry'abashenyi, ndakubwira amatorero menshi atandukanye, ariko uvuze itorero rya Kristo, icyambere ritandukanye n'amadini. cyabanze bacyandika aho ngaho. bakoze imana cyo murenza. itorero rya Kristo ntaho rihuriye n'amadini, kuko itorero rya Kristo ni abantu bahamagawe, batahamagawe na ba se na ba nyina, batahamagawe n'imiryango, bahamagawe n'urupfu rwa Kristo bakarwemera, bakemera kuzuka, bakava mu itsinda ry'abanyabyaha bakinjira mu itsinda ry'abemera Kristo. abo ngabo ari nabo bantu bavuze ngo nkwiriye kuzana za ntama. abahanga bita ngo ni ecclesia, eglise, ecclesia. ngo n'urwo ruhuraniro rw'abanyamahanga bavuye iyo kwemera Kristo muri ubwo buryo. niryo torero ubundi. itorero rero ntago warishyiraho icyapa kijya ku nsengero, aho abo bantu bahamagaye bahurira, kimwe n'abaza mu Satani banahahurira. ariko itorero rya Kristo riri mu ibanga. niryo banga rikomeye. ntabwo wamenya ngo Kristo riri mu ibanga, n'ahantu hose riri mu ibanga, kandi ubone nawe mugeni ubundi. Imana ishimwe. abo rero bahamagaye bakaza, niba utazantama zaje avuze ngo bazasohoka binjire. ntabwo ari ugusohoka tujya byahubwo ni abantu bazafite umwidegembyo, bemerewe gukora mu isi, bagakora imirimo, bakanajya no mu mana, ugasanga ni abantu kandi batananyuze mpehe ku nkiki, ahubwo baciye muri rya rembo rifunganye. irembo rifunganye ubundi ni Kristo. ntabwo wamwinjirana nk'imizigo yose. irembo rirafunganye. Yesu yaravuze muri Yohana, yavuze ngo nigere muri ry'intama. nigere bavuze ikintu gikomeye ngo ntawakwinjirana imizigo mu irembo. ni ukuvuga ngo harimo abantu bafite n'imizigo bayihera. ntabwo bahinjira mu riri nk'iki, kuko aho ngaho byo nujya kwinjira, ahubwo iyo ugeze kuri uwo muryango, nyiri irembo, nyiri uwo muryango arabanza akakuruhura iyo mitwaro wifuza. amen. ubundi aho uzasanga
bafite indi mizigo muri iyi nzira buriye inkiki na mukristo kugira ngo agere muri iryo rembo arinyuremo nuko umutwaro wari umuri ku bitugu wamuvuyeho ngo yoye amaso arebye umusaraba yumva umutwaro ngo uragenda kandi ugenda buheri ntiwagarutse. urumva icyo tuvuga itorero turihuza n'abantu bakristo n'abadata b'Isiraheli bakiri mu Egiputa ntabwo twaga b'Isiraheli burya afite indi zina bitwaga uzi ko babwiye ngo basohotse bateza amaboko. Amen. Bagiye no kuva i Babuloni nabwo ngo muzasohoke muteza amaboko mutahe nta kintu mufite. Rero iri rembo ry'intama nta muntu ryinjiramo afite ibindi bintu, arabanza agaturwa umutwaro agaturwa umuzigo ugatakara buheriheri ubundi ukinjira muri rya rembo rifunganye. Niyo eglise Imana yavuze. Ikindi ntabwo dushaka kutabihuza wakomeze arangije aririndisha ibintu bikomeye kandi yarindisha nta microscope yayibona nta jimeri yabireba ntiwakurura ngo ubifate n'ibintu itarindisha ni ibintu utapfa gutora uko wiboneye. Arindisha umwuka wera. Amen. Hallelujah. Ngaho nagira ufata umwuka ndeka wumpereza noneho ni n'umwuka wera ngo nzabasigira umwuka wo kubana namwe ibihe byose kandi azenda kubyamva ngo data azenda kubya muri make uwo mwuka yenda kubya Kristo data bimutumye akaza akabitumenyesha. Kandi Yesu mwana hari banga kubakijijwe hari banga kuri bo. Amina. Niyo mpamvu uryamana n'umuntu akarota we ntarote. Niyo mpamvu hagarara n'umuntu avuga ngo Imana irambwiye kandi nta muntu wabonye kuko ni umwuka uba muri twe agakorera muri akagendera hehe muri twe byarangira ngo dukorana nayo ngo umwuka uturinda ngo kandi azaryishyira ridafite ikizinga habe n'umunkanyari ngo kandi azabwira Imana data ngo dore abo wamuhaye barandabazanye kuko numva itorero kandi muri iryo torero rero ntabwo tuhabonera iby'ubugingo gusa riduha n'iby'ubuzima busanzwe. Imana ishimwe kuko ntabwo twakorera Imana ubundi nta muntu ukorera Imana yarapfuye ntibibaho akorera Imana ari muzima kandi ndafashije. Amen. Hari ijambo ryanyinjiyemo nijoro ngo Yesu abwira abantu ngo mwe ko muri babi mukaba muzi guha abana ibyiza. Iri jambo ryarifashije uko mwe muri babi Yesu yarivuze mukaba muzi guha abana banyu ibyiza. Ninde wabasabye umugati ngo mumuhibuye yabasabye ifi muhinzoka ngo nkanswe data ukiranuka azabura te kurushaho. Hari umwuka ubana natwe ibihe byose, hari data uduha ibyiza n'ikamba ry'umutegereje nge gitorero ko niyo murakoze yo nuko byumva. Amen. Amen. nuvuga ngo uri muri iryo torero ntatinye ntakuke umutima ubwo rya jambo twasomye kuko maze kubivuga gakivuga cyane ndimo ndavuga uri muri iryo torero ntatinye ntakuke umutima kuko umubereye maso ni Kristo. ibintu birafatika mu byumva bakoze Imana. Ubundi Yesu we yasize akemuye ibintu. Icyambere kugira ngo ababwire ngo nahawe ubutware kuki atabivuza akivuka ntabivuge abwiriza ubutumwa ntabivuge ariko umusaraba akabivuga ari uko yazutse. Yarangiza akabona intumwa ntizabyumvise akibwira Yohani ngo ndumva ndi Alpha na Omega itangira n'iherezo. Uwari warapfuye ariko arazuka kandi impamvu utariwe n'imbogo ziraha n'intare n'ibisimba n'ibikoko ukaba utaguye mu ruzi rw'Ipatimosi no mu kirwa nta yindi mpamvu nuko Satani namwambuye bino bintu. Imfunguzo z'iki ni kuzima. Yesu ronga amaze kumunyaga ifunguzo nibwo yabwiye ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Imana ishimwe mugende uyarabize kubivuga naho mwangukica afata urupfu arabanza ruzingira mu kintu kugira ngo umukristo upfuye y'inyungu mushumba nacecetse itorero rya Kristo yego muri ubu buzima nindwa n'iki
amen. Noneho rero itorero muri ubu buzima ribayeho riti rifashijweho na Kristo. Amen. Muri ubu buzima itorero rya Kristo ryitwara riti? Itorero rya Kristo ryitwara nka shebuja waritoje. Amen. Amen. Abagenda ukundi ntabwo bari muri rya toro cyakora mu idini, ariko cya Kristo barishimye. Abakimyo torero ubwabo babandi uzasanga muri ya madini anyuranye bafite imigendere, kuko yabwiye intumwa ngo mubigishe kwitondera ibyo nabategetse, kandi muzamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo babandi n'ubundi bafite imigendere ya Kristo, ngo ntirazantama zivuga shebuja akazumva. Mushumba, itorero rya Kristo rikwiye kwitwaza iki? Haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Mu nzira bagenda, mu nzira bagenda bakwiye kwitwaza iki? Haba mu mivugire no mu mitekerereze no mu mikorere. Itorero bakwiye kuba bitwaza. Ubundi ikintu bitwaza ni ikintu cyoroshye, ntabwo wakibona mu ruhago, wakibona muri marete, ntiwagitwara mu mufuka, ni ikintu kimwe gusa. Asifiwe. Amen. Icyambere ni ukubika ibyasezanijwe muri bo. Haleluya. Barishimye. Kubika ukaba bifite mu mutima. Cya kabiri, kuba wizeye ko waguhamagaye afite ububasha. Hari ijambo muri Petero wa mbere igice cya mbere 17 riravuga ngo niba uwo mwambaza mumwita so. Amen. Ariko akaba ari n'umucamanza utarobanura ku butoni, mwirinde mumara iminsi yanyu ubusuke mutinya. Hari abarokore bazi neza yuko ritavuga itorero, bazi ko Imana Data ishobora byose iguha ibiryo, bakibagiza ko yambaye n'ikanzu y'umucamanza utajya Nicyo utagira urugero ngo ntanarobanura ku munsi y'urubanza namwe ngo nari revera wapi. Buriya abantu benshi bazi ko urubanza ni utangira ngo idini runaka riza imbere wapi. None urumva icyo bitwaza ni iki cyambere rero. Icyambere yaduhaye intwaro yitwa Umwuka Wera muri twe, ngo niwe uzatumenyesha ibyenda kuba n'ibyanabaye. Ikindi, bazatera intambwe mu kirenge cya Kristo. Amen. Igisoza ibindi, igisoza ibindi. Bameze nka wa muntu ugera mu gikombe cyitwa baka, wagahindura. Noneho hakaba irindi banga rikomeye, hari abatwara biriya mu gituza hano nk'indi kureba ha, naho datawe akayitwara akagira gutyo, ugasanga ayitwaye gutya ngo Yesu ashimwe. Abandi bakambara ibintu bigufi n'ibirebire, abandi bagafunga amatwi bagakora ibyo bashaka, abandi bagatera haleluya zikururuka cyane, abandi bakivugisha ijwi butoya n'ubunini, abandi bagwe ngo haleluya ugasanga aragukanze. Ariko ibyo byose reka nkubwize ukuri, ikintu kimwe, izanjye nazo zigize gute, ziravuga nk'itaba, kandi zo nashyize mu kiganza ntawe uzaziba. Mushumba, reka mbaze ikindi kibazo kimwe, ndi kukibaza. Itorero rya Kristo, yego, itorero rya Kristo ritandukana rite muri sosiyete n'idini? Iki kibazo kirakomeye kandi kiroroshye, dore impamvu gikomeye. Icyambere, birivuga ko ari itorero riri mu ibanga, ikintu cyo mu ibanga. Uri ntabwo icyo mu ibanga ntiwakimenya, kuko twese twinjira mu nsengero. Gusa n'amatorero ni meza n'amadini tubamo atwigisha kubaha Imana, ariko we ntabwo yakwigisha Imana ngo akwigisha. Reka rero twunganirane mu itorero tubamo, muri eglise tubamo, ni mu ishuri ry'abahanuzi, ni mu ishuri ngo twigisha. Ni ukuvuga ngo mu itorero hari ijambo n'igihe gukoresha bari guta bandeba ukuntu itorero ni urusange rw'abantu. Itorero eglise ni uruhande rw'abantu, uko bakwinjira mu isoko. Buriya mu isoko hari abantu bantera ubwoba. Buriya mu isoko hari abantu baba baje gucuruza, hakabamo n'abaje kugura, hakabamo n'inzererezi, n'abantu babaza ibiciro batari bugura kugeza ucuruza cyane. Noneho mu rusengero hari abazi icyo baje gukora, bite nk'abacuruzi baranguye. Hari n'abandi bantu baje kugura, kandi icyo baje kugura barakizi, bavuye mu rugo bashaka icyo kugura. Noneho harimo n'abandi bantu babunzwa no gushaka ibiciro,
kandi hari bugure abaza gusa nangahe akatuza iki ni kibi uzareba umuntu ugura ibintu ntajya bigerenjura kuko ndashaka urukweto nimeriye nimurumpereza ati sawa ariko aho ndafite amafaranga utari bugure arabanza akaruhina karureba karukanda kugira ngo abipfobye rero mwitorero dufite abantu bazi cyabazanye muri araririmba ntawe yitayeho aravuga ntawe yitayeho abamusakuzaho nta mwanya afite hakaba n'abandi bantu baje kuruhukira muri iyo nzu y'Imana bafite ikintu baje kugura kandi bagikeneye korari yaririmba ati haleluya mwana yateri korasi haleluya umwigisha yateri korati amina muzaze turo bakihuta kandi usanga badakererwa haze n'abandi basonga rero babuze batamporiza bitamutampoliza yakoze umufuka na shikarete mu kanwa yicaye mu rusengero ubona ko nta mwanya telefone yagera akajya kuri touch kandi ari mu rusengero uwo bigaragara ko ameze nk'amuntu wagiye mu isoko aje kuzenguruka areba gusa siye ko Imana ishimwe muri iyi minsi covid bagabanya bakipa kujyamo ariko barahari akaba yazenguruka kandi ugasanga arapfobye uko amafaranga bifitiye ni wa muntu bw'igiciro urukweto yakimwe urugero ati zinyanya ni ndazigurisha 500 ndaguha 200 agashyiramo ekari cyangwa agashyiramo uburyo umva bidakunda so rero mu rusengero nabwo icyo gihe nuko bameze harabazinduwe no kurangura ngo bunguke hari n'abavuye mu rugo baje kugura icyo yakwiye kugura kandi icyo nicyo areba niya nakatuje ntakabye ariko azanahura n'abakomisiyoneri babwira ngo aho wihajya na hariya ati ngiri akora yirimbye nibwo ufashwa iriya ntifashwa kwibaza ubundi baje gufashwa n'amakorari cyafashwa n'Imana ishobora byose ati ngiri kanake yigishije gesinyurwa bo niba abakomisiyoneri bagira ngo abo bose babicaye muri urwo rusengero ari wa Kristo uzamukubwira ikintu cyose kiramufasha amen mubwire ijambo rimwe umuntu utangiye mu itorero rya Kristo azatangira kubona umwana warwaye bwaki niwe urobanurira ibyo rero naho itorero ko rikwiye kwitwara riri mu ibanga ikintu cyo mu ibanga ntabwo wakivumbu ariko ikizaba kumenyesha ni iki nizambuto amen amen icya kabiri twakongeraho tekeza ko mu itorero haba mu guhamya Imana umukristo uri mu itorero afite guhamya Imana mu bihe bikomeye mu bihe bitoroshye afite guhamya Imana kuri muri we ntabwo amwemerera gucika intege amen mu itorero rya Kristo habamo ubuzima kandi ikindi mu itorero rya Kristo ntabwo barwara bafite umurengezi ntabwo biheba bafite ubatabara reka mbabwire ko dufite umuvugizi ari we Mwuka Wera mu itorero rya Kristo reka mbabwire n'abantu badukurikira bavuga ngo itorero rirarwara ngo itorero ngo ryapfuye ngo itorero ryagize ibibazo eglise yagize ibibazo ariko itorero ry'Imana reka twongereho akamushumba Yesu ubwe yaravuze ngo itorero usibye n'abantu bagenda usibye n'ibintu bizerera kabone naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azigera arishobora ryubatswe ku rutare kandi urwo rutare ni Kristo reka aha kantu gato tukiganira ni byiza ko abakurikiye gusenga bamenya gutandukanya insengero cyangwa itorero runaka n'itorero rya Kristo yego itorero rya Kristo ntirirwara tirigira n'intege nke bishoboka ahubwo amadini yagira intege nke abantu bashobora kuvuga ikintu yego bakanabona intambara bakanarwanda ariko ntabwo ari itorero rya Kristo tuzasanga ari abanyamahoro amen uzasanga bagwiza n'izo mbaraga mvara ngo abantu badukurikiye cyo twita bayita ngo ni église universelle mu gifaransa nuvuga ngo ni ba abantu ko bahereye uzasanga ari yo kure arundi ari hafi ariko uyu munsi uburwayi uri mu madini n'amatorero ariko ntabwo uri mu itorero twaravuze ngo nahamare ikuzi yaziku ntabwo azashobora urumva yari amaze kubirangiza kandi aravuga ngo dore ndi kumwe nawe kugera kumera birakwiriye ko abadukurikiye bamenye neza ese koko ndi mu rusengero rurimo naho Imana yaguse kuyokora ya mirimo myiza burya ntabwo warererwa ahantu bikorerwa ngo bikunde niyo mpamvu uzasanga muri itorero harimo umugeni wa Kristo rega ubundi na rya torero rya Kristo nawe mugeni wa Kristo ubundi amen uzibuka ijambo n'ryari yari ahantu hamwe muri mu ndirimbo ya Salomo ngo nuko ndazinduka umukunzi wanjye akomanze ndamubura ngo shyira ikiganza munsi y'urugi kubera ko ninatonze nuvuga ngo hari igihe Kristo akomanga umuntu hatangire kumva rero nta muntu uzare
tukarererwa hirya y'urusengero ngo nibura tujya mu itorero kugira ngo tuhakorere ya mbere noneho n'umwami ahatwereze kurutaho noneho n'ikindi cya kabiri mwitonde ntabwo tujya mu rusengero gusa ngo twezwe gusa no kwiga uko urugamba rurwana rw'umwuka kuko si urugamba rw'ishuri ry'abantu yego ni ishuri cyo kugira ngo dukomere kuko nta hantu kwema ni amasomo atuma umugenzi akura bijya guhura nuko imana yabwiye witwa reka dore mu bacamanza ntabwo ushaka kubitindaho ngo nuko imana isiga amahanga 5 yo kuzigisha abisiraheli kuko ngo hari abana batabonye intambara zo mu butayu batazi nuko zirwana ibasigira amahanga rero iyo twinjiye muri eglise tuba twinjiye mu mahanga atwigisha intambara zo mu mwuka zitari iz'ibiryo zitari iz'ifiriti zitari iz'ubukene ahubwo intambara zo mu mwuka zituma tunakura wakumvise ariko ayo mahanga zituma tugwiza ubuhamya tukagwiza imbaraga tukavuga imana tugakomeza abandi ariyo mpamvu njyanga y'umuntu uvuga ngo bangwanije ndagiye ntabwo ari byo bisobanuye yuko ubutsinzwe n'ayo mahanga mu itorero kugira ngo tugire imbaraga koreho turwanira none se izo mu butayu urazizi reka intambara zo mu butayu ntabwo byari ibiryo ariko uzi kuba ahantu wahageze hakavye izuba rigutwika mu butayi izuba riratwika mu butayi imbeho iragukubita hakazamo n'umucanga none ikindi cyabakomereye ariyo mpamvu Yosuwa ahawe intwaro kugira ngo batangire kurwana batangiye bimaze kwinjira mu aho imirwano ikenewe y'inkota ngo imana isiga amahanga yo kugira ngo azigishe abisiraheli bose abatarabonye intambara n'abatarayimenye rero twinjira muri eglise kugira ngo twige uburyo intambara zirwana zo mu mwuka kandi turadufasha tugomba ariko kandi ntabwo twakwirengagiza ko mu itorero rya Kristo harimo imbaraga zirinda abera amen imfubyi zirerwa ni ukuvuga ngo dusoza abapfakazi babayeho bati kubera imana abakene babayeho bati n'imana abarwayi bakizwa ni n'imana ubuzima urimo n'imana imbaraga z'imana zikorera mu itorero guhindura ubuzima zirahindura ubuzima ni ukuvuga ngo bari mu itorero ntimuhumure ntibacogora ntibahagarike umutima uri mu itorero ariko buriya yobo ntiyari arimo rikomera hagati ibyo muvuze simba ibemereye ko muvuze ukuri sinzikuraho kuba inyanga umutima wanjye ntuzagira icyo ushinja nkihomera icyo namaze kumenya cyo turi mu gusoza nuko namenye yuko uri mu itorero ntagire ubwoba nimba hari uri mu itorero abakurikiye gusengerwa iki kiganiro tuzakigarukaho ariko njye mfashijwe hariho abantu benshi batasobanukirwa itorero icyo ari cyo ariko abantu byibuze abantu bashe kubyumva hari abajya mu bitora kuva ngo ni idini cyangwa se ni icacu ukuntu cyangwa se ni ukuntu ariko itorero ni njye tunakosore n'abantu biyemera ko bafite idini ryiza kuruta iry'abandi kuko niba ari n'ahantu ya satani no mu idini bamwe ariko hakaba n'imbaraga z'umwuka imana ishimwe zirinda rero urumva ni ikibuga cy'imirwano itandukanije imikino barwanira hamwe ariko badakina kimwe imana ishimwe nk'uko utabara ngo barwanira hamwe ariko badakina kimwe hari sinzi uko byumva iki kintu cya Kristo tukivugaho bacyumva nyiraryo yarihaye ubushobozi bwose rifite imbaraga zose kuko sibo barwana bafite ubarwanira sibo babura bajya imbere bafite ubaburanira sibo bisobanura bafite itorero rya Kristo rifite ubuzima bwa none ndetse n'ubw'ejo aribyo byiza twabwira abantu ngo uyu munsi bidukundiye abakristo bose bajya mu nsengero bakinjira mu itorero rya Kristo isi yabona amahoro ubu akaga dufite cyane ni uko bamwe muri bagenzi bacu bigize amabandi mu itorero saba Kristo kandi nyakubahwa ariko bajya ku meza reka mvuge iki kintu tuyadusesengura mu by'ukuri mu mutima wanjye njye ubivuga igitangaza si ukubona umuntu yakoze ibyo ntakekaga ahubwo igitangaza ni ukubona umuntu yakiranutse njyewe ubivuze si igitangaza kubona umuririmbyi yibye kubona umudiyakoni yasambanye kubona umwarimu yaguye kubona umupasiteri yanyweye urwagwa ahubwo igitangaza kuri njyewe ni ukubona uwo muntu ariho ari aho biba ari aho akabari kaba
hari aho indaya ziba ntabikore aho kubikora ahubwo mbona yari yaratinze ngewe nta rubanza ahubwo ikibazo ni ukubona intwari itabikora kandi naho bikorerwa ngiri torero haleluya ngiri torero rya Kristo n'umuntu wahamagawe n'Imana akabiha agaciro yarangiza agakora ibyo agomba gukora akareba iby'isi akabirebesha amaso ariko akirinda nguyu ko kubona umuntu ngo yasamanye ngo yagu ntiyigeze ari umukristo uko Kristo aravuga ngo intama zanjye ndazizi nazo kandi zifashe mu kuboko kwa yaranavuze ngo rega uri muri ngiye ntapfa gukora icyaha avuga ati ni nanjye muza bimwe muri amashami nuvuga ngo uri muri Kristo ubundi neza reka tuvuge ibintu nka bitatu cyambere azana amahoro ahari atanga amahoro kuko nawe amahoro ari muri bararwana nta Rwanda twagera kugira amahoro sibyo kandi ibyo akora byose bikora mu nyungu za Kristo amen kabone nubwo ibihembo byamusangamo ariko ntatangira ashaka ibihembo abashaka Imana ikora imirimo ndakira aho ngaho ariko ikindi cyanyuma ikindi nasoza cyanyuma uzasanga muri we akomeza abandi hagati inzara irangije Kristo arashoboye nari mpfuye Kristo arakiza usanga buri gihe afite ibisubizo ntabwo ameze nka wa muntu ngabana ngo twakubiswe ngo twasaze usanga buri gihe yibitsemo ya mavuta yo guhumuriza abandi Imana ishimwe kandi ntabwo ntaca n'intege ntanacogoza abandi uzasanga buri gihe afite umutima wo kubwira abantu ngo byose birashoboka Imana ibahe umugisha amen abari bakurikiye gusenga Rwanda ngira ngo twinginge umushumba asenge buri muntu wese yifuze kuba mu itoro rya Kristo amen Mana data wa twese uhoraho turagushimye uko tubivuze nuko byanditse iri mu ibanga kandi hari ibintu bizatungura abantu ku munsi w'imperuka abo batakekaga babonyeyo nabo bakekaga babuzeyo ariko hari ibintu tukwisabira data hari igihe intambara tunyuramo zitubera impamvu yo kuva mu itorero ariko tumenye neza yuko gukura hariya amahanga 5 byari bikoroye uyarekeraho kugira ngo abantu bige ndasabye mwami ngo tugire neza njye uvuga ahangaha senga nanjye ntabwo nanjye nawe umunyantege nke nanjye byinshi byangwanya ariko turasabye ngo kubw'imbaraga z'umwuka wera abantu basohotse nta kibari bakavuga ubutumwa nta kibari bajyaga batinya kuko bari bamaze kumva hari imbaraga zimanukiye muri dusengeye abantu bose bazafite icyo kiganiro ngo bahe umutima guma mu itorero no gutuza no kumva bihumuriza urakoze mwami kubwa Yesu Kristo mwami wacu amen Mane bamugisha amen. Haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora